duherukana ubwo Papa Sano yari amaze gufata umwanzuro wo gutwara Iriza akamujyana mu Bufaransa ariko abantu batabizi. Ubwo umugabo umugambi yarawunogeje neza, ari nako kandi ku rundi ruhande Sano nawe aba ari mu rugo ari kubona yuko atishimye afite irungu. Ubwo Sano aragenda akamanura ifoto ye na Iriza maze akagenda akicara mu ntebe akayireba cyane burinda bumukeraho, ubona yuko mu by'ukuri Sano yamaze guta umutwe. Tugarutse mu gitondo Sano akiryamye mu ntebe aho ngaho, Lucas yaraje arakomanga buri umuntu umukingurira leta yinjira mu nzu. Arebye abona Sano aryamye mu ntebe afite n'ifoto mu ntoki ye na Iriza, nuko aravuga ati urukundo we Sano ntabwo ubona yuko bwakeye? Sano ahita akanguka maze ati bwakeye se? Winjiye gute se? Lucas ati menya ariko waraye udafunze kuko nkoze ku rugi ruhita rufunguka. Sano ati ubwo nibagiye gufunga mani, ndumva ndimo kugenda mpfa gake gake ya bro. Nshakira ibinini by'umutwe, unshakire n'ibya stress n'ibindi byose urabona byamfasha kumera neza kugira ngo ndebe ko byamfasha byibura nkibagirwa ibyambayeho, binshakire. Lucas ati ushaka se kandi kwibagirwa iki? Sano ati nshaka kwibagirwa Iriza bro, sinshaka rwose gukomeza mutekerezaho kandi yantaye akisangira undi musore, ndashaka kumwibagirwa burundu. Lucas ati kumwibagirwa byo rwose ntabwo bishoboka, ahubwo wakabaye wabyutse nyine ugakomeza gukora akazi kawe ukareba ko byibura wabikora uko ushoboye, hanyuma abandi bagakomeza kumushaka tukareba ko bamubona. Sano ati ese ubundi kuki nakomeza kumushakisha? Ntabwo ndi kumva rwose impamvu urimo kuguma mutekereza, mbizi neza yuko we atanekerezaho na gatoya. Lucas ati nuko nyine umukunda bro. Sano ati Imana yarahemutse rwose kuba yararemye urukundo pe. Ese ubundi kuki Imana yamuje nawe kandi bizi neza yuko bizagenda gutya? Ndimo kubyirengagiza ariko nakubita akajisho kuri no foto nkahita ntwarwa. Uyu niwe mukobwa mwiza nigeze kumenya kuva navuka, kandi rwose ibi ngibi ntabwo biri kunshira mu mutwe pe. Si mwiza se? Lucas ati yego rwose ni mwiza. Sano atari ko nyine si uwanjye, ntiyankunda, niyo mpamvu yansize. Ndumva nabuze icyo gukora pe, n'akazi ubu ngubu sinakabasha. Lucas ati uko biri kose ugomba kwakira ibyabaye mani kandi ukabwira nyine iwabo w'umukobwa ko wabuze umukobwa wabo. Ikindi kandi nuko ugomba gukomeza gukora akazi kawe neza nk'uko bisanzwe, kubera yuko wibuke yuko wamaze gufunguza ikirego cya papa wawe, kandi ugomba gukusanya ibimenyetso muzakoresha mu rukiko mugaragaza nyine ko ibyo muri kumushinja ari byo. Sano ati ariko uzi ko ari byo? Hakenewe kuko ibimenyetso, nta mpamvu yo gutinza ibintu, uriya mugabo agomba guhanwa. Lucas ati ngaho rero nyine iby'inkundo bubiretse ubishyire ku ruhande ubanze ukurikirane ibya mama wawe. Sano ati umva reka nitegure ngende. Lucas ubwo aramubaza ati none se ntabwo ubwira iwabo wa Iriza ko wamubuze? Sano ati ese kuko urumva ibyo bintu nabihera hehe bro? Urumva nabihera hehe? Mbibabwiye naba mbatengushye kubera ko baranyizeye ba mu mukobwa wabo, rero rwose naho nahera mvuga yuko namubuze. Lucas ati ariko kuba wamubuze ntabwo ari amakosa yawe, kubera ko ntabwo wamubuze muri kumwe, ahubwo waraje usanga nawe hari nyine n'ibyo byose byagiye. Sano ati nyine bakambaza impamvu yatumye agenda. Luka ntabwo uri kumva rwose uburemere bwa bino bintu. Ndabizi Iriza nzamubona niyo byatinda, ariko amaherezo rwose nzongera mubone. Lucas ati ndimo ndibaza ariko nk'ikintu nyine uzamubwira ukimubona. Sano ati none se ubwo ari weho wamubwira iki? Yaransize nyine asanga undi musore, nta mpamvu nimwe yagize yari gutuma rwose ansiga, nta nubwo yigeze ansezera. Rero ningira amahirwe yo kongera nkamubona nzabyoroshya, duhite duhana divorce, ubundi yibereho neza, nanjye nyine nkomeze gahunda yanjye, ya gahunda yo kutazashaka umugore, kuko nyine ntabwo nakwibona nabanye n'undi muntu utari Iriza. Lucas ati ndumva Iriza yarakubase. Sano ati vuga ngo ahubwo yarandoze kuko ntabwo byumvikana. Sinzi rwose ibintu yamaye ngo mukunde, byibuza niyo abima byibura akagumana nanjye, ariko yisa nigendera. Nibaza ikintu rwose nacumuye ku Mana ku buryo umukobwa yanca inyuma n'umugore nashatse nawe akana. Lucas ati niko mwisi bimera. Sano ati iby'inkundo si ibyanjye wa mugani wa ya ndirimbo ya yampano. Ahari nari kumureka rwose akabana n'uriya muhemu ngo ni papa,
ariko nta kundi reka nigire mu kazi. hari nk'abasa bagenzwa no kuvuga gusa, wowe ntugire ishyari ry'ibyo maze kugeraho. wowe hagati aho tugarutse kuri mama Sano, yavuye mu rugo maze asohoka mu gipangu ubona yuko ari ahantu agiye. Ubwo akomeje kugenda ahita ahura na papa Sano mu modoka, arazahita aparika iruhande rwe aramubwira ati injira mu modoka tuvugane. Mama Sano ati ntacyo mvugana nawe. Papa Sano ati uragira ngo se nguhatirize? Injira mu modoka tuvugane iminota mikeya. Mama Sano aramusubiza ati rega ntacyo mfite mvugana nawe, n'uwo mwanya sinawubona rwose, ikindi kandi ureke kungendaho, ntukajye unyura iruhande rw'urugo rwanjye kubera yuko njye ntakimuza nawe. Papa Sano ugasohoka mu modoka nuko ati ese ni ikihe kintu cyakumaze ubwoba? Kuba twaratandukanye ntabwo biguha uburenganzira bwo kunsuzugura no kunsubiza uko wishakiye. Ugomba kunyubaha nk'umugabo wawe mwabyaranye. Mama Sano ati hanyuma se utekereza ko wewe uri umugabo ukwiye kubahwa? Nawe ubwawe ntabwo wiyubaha, ariko kumva yuko ari njye uzakubaha. Reka nigendere rwose, njyewe sinkeneye gukomeza guta umwanya wanjye nkuvugisha. Papa Sano ugahita amwitambika maze aramubwira ati nakubwiye ko nkeneye kuvugana nawe ariko. Mama Sano atari kahari, ubanza ibyo ushaka kumbwira ari ingenzi cyane, ngavuga vuba. Papa Sano ubwo aramubwira ati ndagira ngo mubwire ko ufite iminsi 2 gusa yo kuba ubwiye Sano agafungisha kiriya kirego yafunguje. Ubikora uyu munsi cyangwa ejo, nibirenga ejo kandi utarabikora uzambona. Mama Sano ubwo araturika agaseka maze ati ariko ye ese ntabwo ujya uhinduka? Papa Sano ati ariko ntabwo ndi kumva ikintu gisekeje mu bintu byose maze kukubwira. Mama Sano ati nyine ntunguye n'ukuntu rwose utagira isoni pe. Ubu ngubu urabyutse wambara neza ufata imodoka uza hano kuntera ubwoba. Mama Sano arongera agaturika agaseka maze ati cyakoze rubanda muranatinyuka koko. Papa Sano ati useke rwose uko ushaka, unavuga ibyo ushaka byose. Icyambere nuko wumvise ibyo namaze kukubwira. Ubwira uriya muhungu wawe Sano ahagarika ikiriya kirego, kandi utamubwira ko ari njye wabikubwiye, ahubwo ushaka indi mpamvu mubwira. Iminsi kandi nkuhaye ni 2 gusa, n'uyu munsi n'ejo. Nutabikora gutyo unyitegure. Mama Sano ati sinakizera kuri kumva yuko wantera ubwoba. Ubwo se urabona nyiri wawe ndi wa kera ku buryo umbwira icyo gukora? Ibyo nakoze narabikoze, nta kindi kintu rwose neze kongera kugukorera kubera iterabwoba ryawe. Papa Sano ati koko se? Mama Sano ati cyane rwose, ntabwo ngutinya, ubu ngubu nta bwoba ngufitiye pe. Nkanga rwose uko ushaka, ariko sindakora ibyo ushaka, ahubwo niba ngibi uri kumbwira kano kanya biziyongera mu rukiko kubera ko n'ubu ngubu wari urimo kuntera ubwoba. Nyagasani Papa Sano ati se ubwo koko urumva muzanshinja mwitwaje iki? Ibintu byabaye mu myaka ingahe ishize, ni ikihe kintu kizagaragaza ko nagucaga inyuma nkanagukubita? Ni ikihe kintu kigaragaza ko naguhatirije kubeshya nkanagutera ubwoba? Mu rukiko wakora ibimenyetso. Rero sinimo ndumva ikintu mwitwaje. Mama Sano atari ko hari ubanza utekereza ko amashuri Sano yize ari ay'ubusa. Ninde njije se nyine yo gushinja umuntu nta bimenyetso? Ubwo rero nyine urimo kwiyumvisha ko tutazabona ibimenyetso bigushinja. Birahari ndetse kandi byinshi cyane. Ikindi kandi rwose ndagushimira kubwo kuba warishyuriye Sano ishuri akiga neza. Iki nicyo gihe rwose ngo ubone yuko utavunikiye ubusa nk'umubyeyi. Uzaba rwose uhibereye yarimo gushinja umunyabyaha, ari nako kandi anaburanira umwere. Papa Sano aterega kuba Sano ari umwavoka, ndumva ari byo biri kukoshya. Kuko mwifatanyije se nibyo biri gutuma uvuga unyikaragaho n'agasuzuguro kangana gutyo. Ntiwirengagize ko uri kwiratana kano kanya namurangiza mu munsi umwe gusa. Biroroshye cyane kuba namwoherereza abantu maze bakamusanga iwe bakahita bamurangiza. Ikindi kandi buriya biroroshye cyane gufata imodoka ikanyura hejuru ya kabucura kacu kaya nise. Reka nanakubwire yuko kandi bitanankomerera guheza umwuka umukobwa wanjye nkunda Rinka. Ibyo byose nkubwiye wumva yuko birenze, njye nabikora mu minota itarenze 30 gusa, ubundi bakamfunga maze nawe ukagura amasanduku ukajya no gucukuza imva. Ibyo nkubwiye si urugero rw'ibyo nakora, ahubwo nibyo nzakora nibirenze ejo mutarahagarikisha kiriya kirego mu rukiko. Nyagasani Mama Sano ati se ubwo uzaba umuntu mubi kugeza ryari?
ibyabaye byose ni amakosa yawe, ntabwo ari ngombwa rwose ko wakwitwara gutyo. Abana ushaka kugirira nabi ni abawe wabyaye. Ubwo si uri umubyeyi nyabaki kuko wakora ibintu nk'ibyo ngibyo ukiyicira abana? Papa Sano ati njyewe nyizera rwose nabikora kugira ngo njye nawe duhombe. Sinabikora kubera ko ntabakunda, ahubwo impamvu yatuma mbikora ni uko ari we waba umatirije kubikora. Ibyo ndimo ndakubwira biroroshye cyane rwose, ni ukugenda mu rukiko ugahagarikisha ikirego, n'ubundi nta kintu uhomba. Sano yamaze kumenya ukuri, rero ndeka nibereho neza kuko sinekereza ko n'ubundi uzishima ndi muri gereza. Mama Sano ati uri umwicanyi wa mugabo, uzapfa nabi. Papa Sano terega n'ubundi namaze gupfa, napfuye umunsi wafunguraga uwo munwa wawe ukabwira Iriza ibyabaye byose. Narabyirengagije, mu by'ukuri sinabiguhora, ariko nibirenze ejo rwose utarakora ibyo nkubwiye, nanjye sinzashidikanya mu gukora icyo nshaka. Niba ushaka yuko mfungwa, nanjye nzatuma usigara uri nyakamwe, kandi nyizera rwose nzabikora. Nyagasani Papa Sano ubwo ahita yurira imodoka maze akahita agenda. Ubwo Mama Sano kandi yagumye aho ahagaze ubona yuko bimucanze. bamwe baraza ku nyungu zabo, abandi Tugarutse kuri Julie, abari hamwe Kelly aba ubwo kandi abari kumwe na Yanise mu cyumba bicaye, nuko Julie ati usigaye waranyanze n'ukuri Yani, sinzi ibintu usigaye uhugiyemo. Yanise ati wese ko wazaga kunsura hari ubwo ukiza, wamaze kujya mu rukundo na Kelly wibagirwa yuko ugira inshuti. Julie ati nge rwose nta rukundo ndimo Yani, ikindi kandi kuzi wanyu byarangoraga kubera ko mama wawe nta nkunda, musaza wawe kandi nawe akimara kumbwira ibintu byose ukuntu bimeze, nkamenya ko umwana ntwite atari uwe, nahise niyiziranga kureba Kelly. Mu by'ukuri kandi numvaga mbabaye cyane, maze Kelly anyakira neza. Ubwo nyine bita birangira amagumye. Umusore mu by'ukuri aranyishimiye cyane, wumve ngo mukanya yagiye no mu kazi asiga neguriye rwose bya mu gitondo niryamiye. Yanise ati erega uriya musore aragukunda, nuko nazi ibyo uba wigira, ikindi kandi umutwitiye n'umwana. Ahubwo ndimo ndabona n'inda yatangiye kwiyongera, mushatse mwahita munabana nk'umugore n'umugabo bikarangira. Julie aramubwira ati Yani, ntago niteguye rwose kubyara uyu mwana. Yanise ati kubera iki se? Julie ati sinumva nyine impamvu nabyarana n'umuntu ngiye ntakunda. Mba numva n'uyu mwana atazavuka ari mwiza, niyo yavuka kandi sinamwonsa kuko rwose simushaka. Ntago uyu mwana mu by'ukuri nge nari mwiteze mu buzima bwanjye, rero kumukunda bizangora. Yanise ati Julie, gikomeza wigire gutyo sha, ujye umenya ko umwana ari umugisha. Hari abamwifuza baramubuze, ariko weho urimo kwivugisha gutyo. Ikindi kandi unamenye ko burya uwo mwana hari abamwifuza bamubuze, ariko weho urimo kwivugisha gutyo. Ikindi kandi buriya umenye ko wabona uwo mwana utwite ari we wanyuma Imana yakugeneye, kubera ko wowe wakuyemo inda nyinshi nawe urabizi. Julie ati ntago umuntu agira umubare w'abana azabyara, n'abana 100 wababyara, ntabyo kuvuga ngo hari Imana yakugeneye. Ibyo ngibyo ni imyumvire. Ahubwo se we mbwira ngo ibintu by'iwanyu bimeze gute, ko wabimbwiye kuri telefone simbyumve neza. Yanise ati umva, iby'iwacu ni ibitangaza gusa. Nyine musaza wanjye Sano ndetse na mama bariyunze, ariko nyine uko byagenze simbikubwira, ahubwo reka nkubwire indi nkuru itangaje kurenza izindi. Waba uzi yuko Sano atakundanaga n'umugore we? Julie ati ngo iki? Gute se? Mwabimenye gute se ko batakundanaga? Hanyuma se kuki babanye niba batarakundanaga? Yanise ati uriya mukobwa Iriza ntiyashakaga kubana nyine n'umugabo mubyaye ari we papa. Ubwo umukobwa yahise acika iwabo, maze ageze mu nzira akubitana na Sano. Ubwo ajyaho aramuririra musaba ubufasha bwose. Sano nawe abyumva vuba, bahita bagarukana mu rugo nyine avuga ngo barakundana. Noneho babategetse kubana barabyemera, ariko kandi bemeranya ko bazahana divorce nyuma. Ubwo rero mu kubana babanaga umwe arara ukwe, batumvikana, bahora batongana, bakigira nk'aho bakundana nyine imbere y'abantu, kandi mu by'ukuri nta rukundo na ruke bafitanye. Ejo rero Iriza yagize gutya, afata utuntu twe twose maze ahita yigendera.
ubwo abajyanye n'umusore bakundanaga agenda atanabwiye Sano. Ubu ngubu Sano yasaze. Nyagasani Juru ati mbega inkuru ishimishije. Sano yiyunze na mama wanyu n'ukuntu yamuziraga. Bivuze ko nanjye rero ubwo yambabarira. Noneho ahubwo ikirenze kuri ibyo ngibyo mbwiye nuko ubu ngubu ari wenyine nta mugore afite. Yani kugira ngo Imana nisubirize igihe koko ubu se sinjye ugezweho. Yanise aramubwira ati umva ntutekereze ko wakongera kubona Sano. Juru ati kubera iki se? Ino nda ntwite niteguye kuyikorera icyo azambwira cyose. Nambwira kuyibyara nzayibyara, nambwira kuyikuramo kandi nzayikuramo. Yanise ati ntago Sano yakubwira rwose kwica umwana pe. Ikindi kandi nta nubwo yakubabarira ngo azabane nawe kandi ufite umwana watwise wamuciye inyuma. Ikindi kandi wamenya nuko burya akunda Iriza cyane. Ubwo Juri aramubwira ati Yani kandi umbwiye ko badakundana yamaze no kumutakisangira undi musore ahubwo akunda. Yanise ati nuko nyine bimeze, ariko kubera kumarana igihe mu rugo nyine rumwe yatangiye kumukunda, none ubu ngubu barimo kumushakisha ngo bongere babane. Juru ati ariko Sano ubanza yarasaze we, umuntu yamutaye atanamusezeye ariko ngo ari kumushakisha. Sinakizira ko Sano ageze kuri urwo urwego rwo kwirukanka inyuma y'umugore. Yanise ati atamwirukanka inyuma se si umugore we? Juru ati umugore se utamwitayeho? Umugore wamusize mu nzu arinda se amwirukanka inyuma ayobewe ko ikitabuze mu rutoki ari amakoma. Gutumbwira ngo arimo kwirukanka inyuma y'umuntu nk'uriya utanabona. Yanise ati sha Juri witangira kuvuga nabi umukazana wacu. Niba atabona yamaze, ntabwo ari wabishatse kutabona. Ikindi kandi nyine tuzamubona yongera abane na musaza wanjye Sano. Juru ati hanyuma se yamusize atamureba? Mugiye guhatiriza urukundo se? Yanise aramubaza ati hanyuma se Juri nitwe ba mbere twaba turuhatirije? Hanyuma se ko witeguye kuba wakwica uwo mwana utwite kubera urwo rukundo uri kuvuga? Kuki twe tutaruhatiriza se ngo azakunde musaza wanjye nk'uko nawe amukunda? Uko byagenda kose azagaruka maze babane, bagende banakundane rwose cyane banabyarane. Juru ati ese ubundi Yani ibyo ngibyo urimo kubivuga kubera iki? Ninjye ukwiranye na musaza wawe, ninjye kandi turi kuri level imwe, kubera ko sindi wo rwose mu batindi. Ikindi mfite amaso njyewe, mfite amaso areba neza. Ntago nkeneye ko musaza wawe anyitaho, ahubwo ninjye wamwitaho. Yanise ati sha Juri nakubeshye, we nta kintu kirimo pe. Ntago uri umuntu rwose nashimira musaza wanjye kuri ubu ngubu. Sinigeze numva rwose akuvuga n'igihe mwakundanaga, ariko numvise ukuntu avuga Iriza. Ikindi kandi buriya bishobora kuba nyine byakugora kubaha umuntu uko ari no kumuha agaciro akwiriye. Yanise arahaguruka maze atereka nitahire, ndumva nabyo nyifite byo kuvugana nawe. Hagati aho ngaho ariko nyine ntuzigere nyine wigereranya n'uriya mukobwa Iriza, kubera yuko weho ntiwari kubasha rwose guhuza mama na Sano, ariko we yarabikoze. Yanise ahita agenda. Amasaha yakomeje gucaho maze ubwo tugaruka mu rugo kwa Iriza. Bose ubwo bari bicaye hanze, ariko kandi n'ibintu bya Iriza byose nabyo biteretse hanze. Ako kanya imodoka ya Papa Sano ibiraje iparika aho ngaho itavamo. Papa Sano ubwo araza akabasuhuza. Papa Iriza akamwikiriza maze akavuga ati turabona waba ukereye rwose. Papa Sano ati byabura se nje kureba umukobwa mwiza, ndabona n'ibintu bye byose mwabisohoye. Papa Iriza ati twari tugutegereje, nawe yasoje kwitegura nyine ari mu nzu, wagenda ukamufata nta kibazo ukamujyana. Mama Iriza atari ko hari ikintu cyantangaje. Nari nzi yuko nitumubwira yuko ugiye kuza kumutwara ukamujyana araza kubyanga, ariko ntacyo rwose yigeze abivugaho. Papa Iriza ati buriya nyine yari yakiriye, gusa nyine ntabwo twamubwiye ko mugiye kubana, ahubwo twavuze ko nyine ugiye kumujyana byonyine. Papa Sano ati yabuze nyine icyo arenzaho arabyakira. Papa Iriza aterega ibyo yakoze ni bibi cyane rwose ku buryo adakwiye no kuvuga, kubeshya kuko abantu b'abagabo bamubyaye. Gusa ariko icyo wamenya nuko nawe ufite umuhungu w'ingegera pe. Kugeza n'ubu ngubu ntaratubwira ko Iriza adahari. Turamutse tumuhamagaye n'ubu ngubu yavuga yuko rwose ahari nta kibazo. Mama Iriza aterega buriya yibwira ko azageraho nyine akamubona, ahubwo nacunga nabi azanabizira.
Nyagasani Papa Sano ati nimube munjyanira ibyo bintu hariya mu modoka, nanjye reka mfate Iriza, nshaka yuko tugenda nyine nagutinda. Bahita bagenda maze bakajya kumufasha gushyira ibintu mu modoka. Nawe yinjira mu nzu maze asanga Iriza yicaye muri saro ku ntebe. Papa Sano ati iri naje. Iriza ati uje kundeba se nkukiri umugabo wanjye? Papa Sano ati yego. Iriza ati ntabwo nabona ukuntu rwose ngushimira pe. Nari nzi yuko wambeshyaga utari bubikore. Nari nicaye nta cyizere rwose mfite, none ugiye kubikora. Papa Sano ati hanyuma se uko ubizi ndi umuntu mubi? Niyo mpamvu nakubwiye nti nabiri uriya mugore yakubwiye ni inkuru yahimbye kugira ngo nyine umuhuze n'umuhungu we Sano. Ubwo Iriza ati ariko aho ngaho rwose ntabwo namenya ngo ukuri ni ukuhe, gusa ariko ushobora kuba utari umuntu mubi. Ngaho reka tugende, ndumva nkumbuye umugabo wanjye cyane. Papa Sano ati se ubundi ni gute wisanze umukunda mudakundana? Iriza ati nta muntu utamukunderega, nubwo Sano ntamubona ariko ndabizi ni umusore mwiza ugira n'umutima mwiza. Uriya musore ahagarara ku ijambo rye, kubera ko ndabyibuka tukibana yarambabazaga akambwira nabi, nyuma aza kunsaba imbabazi nyine ambwira yuko atazongera kumbabaza, kandi koko niko byagenze, ntabwo yongeye kumbabaza. Nkunda ukuntu iyo turi kumwe atigira rwose umuntu mukuru cyane. Urabizi ndusha imyaka hafi 11, ariko iyo turi kumwe yitwara nkaho tungana. Navuga akansubiza, natongana kandi nawe agatongana. Niwe muntu nyine wenyine utuma numva amaso yanjye rwose azageraho ngo akareba kugira ngo nkunde mubone. Ndamukunda cyane n'ukuri Sano. Papa Sano ati ni byiza, reka twizere ko nawe agukunda nk'uko umukunda. Iriza ati wenda nyine we nta nkunda, ariko basi kuba hafi ye nibyo bintu nshaka, kuko ndabizi neza yuko nta kintu naba turi kumwe. Papa Sano ati mbese uba wizeye umutekano nyine wawe iyo muri kumwe? Iriza ati yego rwose. Nahangaha nari mbizi ko yari kuzaza kuhandeba, basi nacyo reka tuvuge ko iby'urukundo ntabyo afite, ariko ndabizi rwose byanamubangamira kubaho atari kumwe nanjye, nta nubwo yatuma hari umuntu njyana kure ye. Papa Sano ubwo aramubaza ati ese ni ibiki urimo kuvuga ngo ntiyatuma hari umuntu kujyana kure ye gute se? Iriza ati nyine nta muntu wantwara ngo anjyane kuba kure ye ngo bikunde, kubera yuko ndi umugore we kandi nyine afite n'inshingano zo kundinda, ndetse rwose Sano abamangayikiye cyane. Papa Sano atari ko bisa nkaho nawe agukunda nubwo utabizi. Ngaho reka tugende. Ubwo barasohoka maze bakagera ku modoka. Papa Sano akabwira ababyeyi ba Iriza ati turagiye. Papa Iriza ati nimugende kandi muzagire urugendo rwiza, ariko uzajya uduha nyine uwo mukobwa wacu tumuvugishe. Iriza ubwo ahita ababwira ati ibyo ngibyo ntabwo ari we rwose mubibwira, mugomba kubibwira umugabo wanjye kubera yuko munyeneye niwe mwahamagara. Papa Sano ati iri wibigiraho ikibazo, reka tugende. Ubwo amwinjiza mu modoka maze arafunga, ahita avuga gake gake ati nimugire ikibazo, umukobwa wanyu Iriza muzajya mumuvugisha uko mumukeneye. Ikindi kandi rwose binabaye ngombwa nabashakira ibyangombwa mukaza hanze kumusura mukanareba n'ibyiza byo ku isi. Papa Iriza ati ibyo ngibyo nibyo byiza, ahubwo natwe tukajya mu ndege ubundi tukaza iyo ngiyo mu mahanga. Papa Sano ati cyane rwose pe, mwebwe nimubikenera rwose muzambwira ubundi mburiza indege. Mama Iriza ati tuzakubwira rwose, ubundi wagira umuryango yagira weho. Ngaho nimugende mugire rwose urugendo rwiza. Papa Sano ati sawa, nawe kandi musigara amahoro, Imana ibarinde. Ubwo mugabo ahita yurira imodoka maze baragenda. Mama Iriza asigara avuga ati umukobwa wacu disi, bakaba baramujyanye. Papa Iriza ati nibamujyane, nashaka n'abandi azaze mbamuhe. Niki se ubwanganya umugabo nk'uriya? Ibaza ariko umuntu uzatwuriza indege nta n'igare twigirira. Ahubwo nyuma y'ukwezi kumwe tuzavuge ko dushaka kumubona maze ubundi ahita ashaka ibyo byangombwa byacu nuko twigendere. Natwe bajye bavuga ngo wa mugabo n'umugore we bagiye hanze. Mama Iriza ati nyamara uriya mwana nubwo twamupfobyaga yatuzaniye umugisha pe. Papa Iriza tugira ngo sawa ubwo nyiri imari nashaka imari ze. Umugore atushatse kuvuga iki? Papa Iriza ati ntago nigeze mbikubwira nyine kubera yuko njye numva bigutera ubwoba cyane cyane ziriya miliyoni, ariko nagiye kubona nyine mbona nimero nazi irampamagaye maze nitabye, numva ijwi si ubwa mbere ryumvise ariko sinamenya nyiraryo. Ubwo yaranyibwiye numva nyine ni wa mugore maze arambwira ngo yaratubuze
ngo amaze igihe kinini adushakisha ngo none yabonye nimero zanjye arifuza ko twamuhibye. Natekereje za miliyoni, ubwo nibaza aho tuzazikura mpita mukupa. Yakomeje kujya kandi amamagara amwihorera, n'aka kanya kandi wabona amamagaye. Ubwo Mamiriza ati hanyuma se buriya amenye ko tubi n'ahangaha gute koko? Ntacyo dufite rwose cyo kumuha, reka twimuke hakiri kare. Papiriza ati twimukire hese kandi tujye hehe? Mamiriza ati reka tugurisha ahangaha dushakane dukodesha nk'ukwezi kumwe, ubundi tube tubwira uriya mugabo nyine azatujyane hanze nk'uko nyine abitubwiye, ntituzanagaruke n'ahangaha hanyuma ajya dutungana n'umukobwa wacu. Papiriza ati byari byo, ariko yibagiye ko dufite abandi bana. Ubwo Mamiriza ati hanyuma se bariya n'abana nabo niba bishaka bazaze, ubundi amafaranga uriya mugabo atunze harubwo ari make, reka rwose tubikore gutyo. Papiriza ati nta kibazo, noneho reka dushyire ku isoko dushake nyine umuntu ugura, ubundi tuzabigenze gutyo. Papiriza ati nta kibazo, noneho reka dushyire ku isoko dushake umuntu ugura maze ubundi tubigenze gutyo. bamwe baraza ku nyungu zabo, abandi Haciyeho amasaha tugaruka kuri Sano ari muri ofisi ye, hari ibyo barimo gukora ananyuzamo rwose agatekereza cyane. Ubwo akiri mu bitekerezo byinshi mama wahita yinjira. Mama Sano aricara ariko ntiyavuga, maze Sano ati mama kuje nuvuge bimeze gute, umeze neza? Mama Sano ati meze neza. Sano ati none se ko atari ko ndimo ndabibona mama, urananiwe? Mama Sano ati ndananiwe, hari ahantu mvuye ariko nyine ntabwo birenze. Nari nciye hano ngo ndebe niba urimo gukora, hari n'ibyo nshaka kukubwira, gusa ndabona wagira ngo rwose nawe ntabwo umeze neza. Sano ati ngiye meze neza mama, nta kibazo. Mama Sano ati nese ko mbona utagaragara nk'umeze neza, mbwira niba hari ikiguhangayikishije mwana wa, ni umugore wawe? Sano ati yego mama, umwanya umwe ndi kubyirengagiza nyine nkumva ameze neza, undi mwanya kandi nkumva n'akazi rwose ntabwo nshaka kuba nagakora, kandi nyine mfite abantu benshi ngomba kuba nakurikiranira imanza zabo, none gukora rwose byananiye pe. Menya hari abo ngiye gusubiza amafaranga yabo, ubundi bagashaka abandi bantu babafasha kubera yuko sinzi ko rwose nabasha kuba najya imbere y'urukiko ngo mbe naburanira umuntu mfite stress zingana gutya. Mama Sano ati birumvikana, gusa nyine ugomba gukora akazi kugira ngo umugore wawe nanagaruka azasanga ufite amafaranga menshi. Sano ati sinzi impamvu utekereza ko azagaruka mama, kandi yarajyanye n'uwo akunda. Mama Sano ati ariko njyewe iyo nkuru sinjya nyizera, ubundi wabwiwe n'iki ko hari undi musore bajyanye? Sano ati ni Lucas wabimbwiye, kandi rwose nanjye numvise bishoboka, kubera ko nyine we ubwe ntiyari kwivana mu rugo n'ibintu byose, gusa yari kubishobora gute kandi atanabona? Byanga bikunda hari umuntu wamufashije, kandi nyine inshuti yagira amagara ni imwe yonyine, ni umukobwa witwa Mika, kandi nawe naramubajije rwose ambwira yuko atazi ahantu ari. Mama Sano ati byashoboka nyine ko ari byo, ariko njyewe natekerezaga ko nyine umugore wawe agukunda pe, kubera ko nabonaga ashishikajwe cyane no kumenya rwose ikintu ngiye nawe twapfuye, ukumva nyine ahangayikishijwe n'uko uhora ubabaye. Sano aramusubiza ati mama wapi ntabyo kunkunda, ni kwa kundi nyine abantu baba bigirira umutima mwiza, ubona nyine bahangayikira abantu bakanashishikazwa no kubona nyine abandi bameze neza, kubera ko biramutse atari ibyo ngibyo nanjye nakwibeshya nkatekereza ko yankundaga, bitewe n'ukuntu nabaga nyine numva adashaka yuko ngenda cyangwa se ngo ngire ahantu mpurira na Juri. Navuga kandi bya divorce nabwo ukumva asa nk'umuntu utabishaka, ndetse twari twaranavuze ko tutazatandukana, cyane ko nta n'umwe wabishakaga muri twebwe. Mama Sano ati mwari kuguma kubana kuriya se? Sano ati simbizi, ariko nyine ntabwo yifuzaga nyine gutandukana nanjye, kandi nanjye ntabwo nabishakaga. Mama Sano ataha iby'umugore wawe ni amayobera, gusa nyine nutakaza icyizere uzamubona. Sano ati reka ntegereze. Niki se waruje kumbwira mama? Mama Sano ati sinzi ukuri bubyumve, kuko ndabizi nyine uri kubishyiramo imbaraga nyinshi, ntihagire kandi kibi utekereza cyangwa se ngo ubifate nabi. Mbere na mbere banza umbwire ko icyo ngiye kugusaba uri bugikore. Sano ati nta kibazo, icyo ushaka cyose ndagikora,
n'ubundi we nagakoreye byose yarigendeye aransiga. Mama Sano atari kuzi yuko utangiye kugira agahinda gakabije kubera iriza. Sano ati ibyo byoroshye mama, ndi gupfa mpagaze nkashira numva. Sinumva ukuntu nisanze nkunda uriya mukobwa ku buryo njagaraza bigeze ahangaha. Gusa reka tumuveho ahubwo mbwira icyo ushaka. Mama Sano ati nshaka yuko uhagarikisha kiriya kirego wafunguje kirega papa wawe. Sano ati uvuze ngo iki mama, numvise neza? Mama Sano ati yego, nuko nshaka kubigenza. Sano ati kubera iki se nagihagarikisha? Kuki nahagarikisha ikirego umunyabyaha adahanwe? Nizere ko atari we urimo kuvuga ibyo bintu kuko ntabwo byumvikana. Mama Sano ati niko bigomba kugenda, ibyabaye byarabaye, ibyo yakoze yarabikoze, kumufungisha ntabwo rwose bikuraho ibikomere n'agahinda yaneye. Rero bihagarike, umureke burya icyambere nuko njye nawe tumeranye neza. Sano ati ariko ibyo ntabwo bihagije, uriya mugabo yakwandurije izina maze witwa umugore waciye inyuma umugabo we kandi urengana. Uko byagenda kose agomba kubyishyura. Mama Sano ati ndakubujije, kandi niba umuntu akubwiye ngo wikore ikintu nyine ntukajye ugikora kuko haba hari impamvu. Yaransebeje yego nibyo, ariko byararangiye si ngombwa yuko afungwa. Sano ati sinabyizera. Abantu nkamwe rero muranabo kenshi, umuntu akaza ngo mufashe maze yashira iminsi akaza ngo tubihagarike ngo nisubiyeho, kandi cyane cyane abagore nimwe mukunda gukora rwose ibyo bintu kubera yuko mugira impuhwe nyinshi, cyangwa se akaba yaguteye ubwoba akaba ari wakubwiye ngo uhagarikishe ikirego. Mama Sano ati byose kandi wabikuye hehe? Sano ati nyine mbwira niba ari byo nkwereka ikintu nkora, kuko ntabwo byumvikana ukuntu umuntu yagutera ubwoba na nyuma y'imyaka akongera akagutera ubwoba. Mbwira mama, yakubwiye ngo iki? Mama Sano ati nta kintu yambwiye, ninjye ubishaka. Sano ati ariko urabizi yuko umunyabyaha aba agomba guhanwa. Ngaho nyine impamvu eshatu zituma amagarikisha ikirego. Mama Sano ubwo yabuze icyo avuga, maze Sano ati bazi ko nta mpamvu n'imwe ufite, agomba gufungwa uko byagenda kose. Mama Sano ati simbishaka kubera ko ndamukunda. Nyagasani Sano yaratunguwe cyane maze ati ngo iki? Ugize ngo iki? Mama Sano ati ndabizi nyine ntabwo byumvikana, nta nubwo bibaho kuko nyine twahanye divorce kera ndetse yaranamemukiye cyane, ariko yari umugabo wanjye, ikindi twarabyaranye. Ikirenze kuri ibyo ngibyo rero niwe muntu wa mbere nakunze, ni nayo wa nyuma nzakunda, rero ntabwo nifuza rwose ko afungwa. Sano ati icyo nicyo kibazo cy'abagore rero, amarangamutima yanyu azabicisha. Wowe ushaka yuko twirengagiza ibikorwa bibi yakoze ngo ni ukubera yuko umukunda? Koko mama, ngo kubera ko ari urukundo rwawe rwa mbere? Urukundo se ni ibiki? Ntimwabanye se agukunda? Kuki yaguhemukiye? Ibyo urimo kuvuga ni ubusa. Mama Sano atari kuwikigira nkaho atari umuntu ukunda. Wowe ni wari wicaye hano se gukora akazi byakunaniye kubera umugore wawe ukunda? Hanyuma se kuzi ibyo urukundo rukoresha, ni gute wambwira gutyo? Papa wawe se we ntabwo yakunze iriza, yirengagije ko amubyaye? Urukundo ni urukundo Sano, kandi nta wifuza kubona nyine wakunda ababaye. Ukora ibyo nkubwiye ntibizarenze ejo. Ndatashye ngiye kuruhuka. Nyagasani Mama Sano ahita agenda. Ubwo Sano asigara yivugisha ati mu by'ukuri sinakwizera ko urukundo ari ukunguka rugira abantu. Umunyabyaha ntagomba guhanwa ukubera ko bamukunda ngo ibirego bifungwe, nanjye ndanga gukora akazi byananiye ukubera ko nkunda umuntu. Urukundo ni ibiki koko iyo rujya ku bandi koko rukandika? Nyagasani. Abandi bakaza ku ruhande rubogamye, wowe wateze urutugu rwawe ndarira, wowe ngumaho no mu bihe bikomeye. Hagati aho ubwo tugarutse muri hoteli imwe, ndetse kandi bafite n'ibintu byabo maze baragenda binjira mu cyumba. Iriza ati se ahangaha turi ni hehe? Kutanjyanye mu rugo ahubwo nkaba numvise bavuga ibintu bya hoteli. Papa Sano ati nyine hano turi ni muri hoteli, ubu ngubu turi mu cyumba cya hoteli. Iriza ati kubera iki se? Tuje kuhakora iki? Kuki se ubona njye nawe turi mu cyumba kimwe? Papa Sano ati nyine niko bigomba kugenda, ni hano tugiye kurara. Iriza ati kubera iki nyine?
wankuye mu rugo umbwira ko nsubije mu rugo rwanjye n'umugabo wanjye, gutunzanye muri hoteli. Papa Sano ati se kutangiye kubirakariramo, ushaka se gutongana n'umuntu utareba? Tuza mukobwa mwiza nta kintu uraba. Iriza ati ibyo mbwira byose ntabyo nshaka kumva pe, nkeneye kumenya impamvu njye nawe turi mu cyumba cya hoteli twenyine kandi twakabaye kuba turi mu rugo rwanjye. Papa Sano ati se ubundi ugutekereza yuko urugo rwawe naruhingukamo nyuma yo kumva amabwire y'uriya mugore ukaba waranteranyije na Sano? Ubwo Iriza aramubwira ati hanyuma se ninde wagusabye kurwinjiramo? Tugenda ungeze ku gipangu njyewe ndaza kwinjiza kubera ko ndahazi, cyangwa se uhamagara umugabo wanjye Sano, cyangwa se ume telefone mwihamagarire. Papa Sano ati urabivuga ariko nkaho byoroshye wa mwana we, ese ko numva wibeshya kuri uwo mugabo wawe ra? Ubu ngubu uzi ko umuhamagaye yaza kukureba akubaza iki se kandi Juri ahari? Buriya se wabonye ugenda maze urugo ahita ruzanamo Juri. Iriza ati wibeshya, Sano nahahuriye na Juri, twasezeranye ko Juri na Lucas batagomba kuza mu buzima bwacu, rero wishaka kumbeshya kubera ko Sano ntiyarenga ku byo yavuze. Papa Sano ati kuba umugabo se ni iki? Ni ukubeshya ukigira inzirakarengane ukemera gupfukama kandi uzi kurimo kubeshya, byanaba ngombwa amarira akaza kandi uzi neza kuri kubeshya. Nuko abagabo duteye. Iriza ati mwamaze, ntabwo nkeneye kumva ayo magambo, nkura hano hantu unjyana iwanjye. Papa Sano ati nintabikora se? Iriza ati ariko warabinsezeranije. Papa Sano ati n'umugore twasezeranye kubana ubuzima bwose twahanye divorce, hanyuma ukumva ko ibyo yakoze byose udakwiye kubihanirwa. Rero wifatanije n'uriya mugore twahanye divorce muniranya n'abana banjye. Rero atarakomeza kuvuga, Iriza ati ariko rero ibyo ngibyo nta kintu njye bindebaho, njye nakoze icyo nagombaga gukora, ibindi mwabyivuganira kubera yuko bitangira njye sinari imari. Papa Sano ati wabyivangagamo se ubisoza ushaka iki kandi bitangira utari uhari? Urinde wo gusoza intambara utatangije. We ni wamemukiye rimwe kubera ko wananze kubana nanjye uhitamo kubana na Sano mutubeshya ngo murakundana kandi mutanaziranye. Uzuriya musa agahinda nagize, nari niteguye kukugira umugore urantenguha, byose urabyangiza. Iriza ati ariko njye rwose nakosa nakoze kuko ntabwo nari kubana nawe undusha imyaka myinshi. Windenganya rwose nta kibi nakoze, ndakwinyiza rwose mbabarira, uhagarare ku ijambo ryawe maze unjyane iwanjye nsanga umugabo wanjye Sano. Papa Sano ati ariko rwose nkunda ukuntu uri nka kamarayika pe, uba wivugira nta kibazo. Iriza we ndagira ngo nkwerurire, ntabwo uzongera kubona umugabo wawe Sano kuko rwose mu minsi mike njye nawe turajya gutura mu Bufaransa kandi iwanyu bakumpaye. Nyagasani. Iriza ati nizere kuri kunyinisha ariko aho bigeze rwose mwaba muri kurengera, muba muntwara aho mushatse hose nkaho nta bwenge mfite bwo kwitekerereza byibura ngo miteme icyo nshaka. Urinda unjyana se uyoboye yuko ndi umugore ufite umugabo? Papa Sano ati umugabo ariko mudakundana utanakwitayeho habe na gato. Iriza ati yamaze, icyambere nuko ari umugabo wanjye kandi twasezeranye. Mujye mumenya yuko umuntu agira umutima n'amarangamutima kandi aba afite n'ibyo ashaka, ntago buri gihe yajya kuri ibyo mushaka. Murimo gukora ibishoboka byose ngo munandukanye n'umugabo wanjye nkaho muri mwebwe hari umuntu waduhuje. Kuba tudakundana se ahubwo njye na Sano mwe bibarebaho iki? Papa Sano ati bwa mbere mu buzima bwawe uravuze noneho, bisa nkaho uri mu rukundo rwishi kandi nanjye nuko rwose ndurimo cyane. Nshaka ko tujya mu Bufaransa gutembera, tukajya mu Bwongereza n'ahandi hantu hose heza ku isi. Iriza ati ntabyo rwose nkeneye pe, sinkeneye gutemberana nawe, nta n'ibyo nifuza mu buzima bwanjye. Igihe muba mwarahereye mufatirana umuntu gusa. Ubwo Iriza ahita ahaguruka agenda akabakaba ku gikuta nuko agera ku muryango atangira gukupita urugi cyane asakuza ngo atabaze. Papa Sano kandi ubwo aramubaza turi mu biki, ubwo ahita amufata maze akamubaza tushaka yuko abantu bahurura. Iriza ati nibashake, ndekura rwose njyewe ntago nshobora kwemera rwose kuba igikoresho cyanyu. Papa Sano atoke sawa rwose nakurekuye ariko ntiwongere gukubita urugi. Iriza ati urandika se ngende cyangwa? Papa Sano ati ibyo ntago bishoboka. Iriza ubwo arongera agakubita umuryango anasakuza cyane. Papa Sano ati ariko ubundi ubwo uri mu biki? Ubwo aramusunika maze Iriza akikubita hasi. Papa Sano ati
wagabanyije ubwana. Iriza ubwo aramubaza ati none se mu by'ukuri wanditse nkigendera, kuki ushaka kumatiriza ibyo nashaka? Njye sinabana nawe, ikindi kandi mfite umugabo, uramuzi ni umuhungu wawe, wanditse nkigendera. Papa Sano atoke, ndakure kugende ariko kuri kondisiyo imwe. Iriza ubwo wari ufite n'ubwoba ati iyihe kondisiyo se? Papa Sano ati hari ikintu nkeneye, nugikora ndagutwara nkugeze iwawe rwose mu rugo rwawe, ariko nutagikora nta muntu uzamenya ahantu warengeye, uzarinda upfa utongeye guhura n'umugabo wawe. Iriza ati niteguye rwose kuba nakora buri kimwe, ariko nawe uhagarare ku ijambo ryawe. Papa Sano ati ndihagazeho rwose cyane, kubera yuko n'ejo nari nakubwiye ko kugira ngo ngushyire umugabo wawe ari uko hari ikintu ugomba kuzakora, urabyibuka ko nabikubwiye? Iriza ati yego. Papa Sano ati uriteguye nkubwire? Iriza ati cyane. Papa Sano ubwo arongera akamubaza ati niko ibyo ngiye kukubwira urabikora? Iriza ati ese ubundi wambwiye ibyo umbwira ko njye niteguye kuba nakora icyo umbwira cyose? Papa Sano atoke, ndabizi uri umukobwa wujuje buri kimwe cyose, kubera yuko ntiwigeze ubikirara cyangwa se ngo wiyandarike. Ndabizi kandi ko ukunda Sano, wifuza no kumusanga, kandi wenda bizanarangira ibyanyu bibaye ibya nyabyo. Gusa ariko nyine ugomba kubiharanira. Niyo mpamvu naciye ku ruhande nshaka kukubwira ko kugira ngo nkureke usaga umugabo wawe Sano ari uko iri joro ugomba kumuha ubusugi bwawe. Ubwo uyu mugabo Papa Sano arongera akamusubiriramo akamubwira ati Iriza, ndavuze ni kugira ngo nkureke usaga umugabo wawe Sano nuko iri joro ugomba kuma ubusugi bwawe tukaryamana. Nyagasani ubwiriza yarikanze ubwabo buramwica, ariko kandi mu by'ukuri nta yandi mahitamo yari afite. Ubwo umukobwa n'ubwoba bwinshi ahita wankunze nkaho nta yandi mahitamo ufite. Nyagasani wihise utekereza iki? Ibyo utekereje byandike muri komenti. Ndaje nanjye dukomeze izindi episode zikurikira tumenye ibiza gukurikiraho. Nibisanzwe kuri mikoro kandi uri kumwe nanjye Alpha Sam. Reka twese duhure muri komenti maze duhane ibitekerezo mu ukuntu muri kubyumva. Niba ari ubwa mbere ugezanga cyangwa se ubwa mbere wumvise ijwi ryanjye, kana kuri buto ya like na subscribe n'akazugira kazo ngo ku ruhande kugira ngo utazacikwa n'izindi episode zino nkuru y'urukundo rwa Sano ndetse na Iriza. My name is Alpha Sam and make sure to subscribe. I love you all guys. Thank you. wowe nugira ishyari ry'ibyo maze kugeraho. wowe ndanagushimira byimazeyo, mvuga ibyiza wanyeretse, ubushuti budafite uburyarya. wankunze nkaho nta yandi mahitamo ufite. ubu noneho ndamenye ko ntako bisa kugira inshuti magara. ntiwakwiyumvisha ko mba niyumva nk'iyo turi kumwe. uranyibaza inshuti igihe hose iba yumva mwajyana. ibaza inshuti gikoze cyose ikubwira nta kigukinze. wanyeretse ubushuti budafite uburyarya. wankunze nkaho nta yandi mahitamo ufite. ubu noneho maze kumenya ko ntako bisa kugira inshuti magara. ntiwakwiyumvisha ko mba niyumva nk'iyo turi